Nongeye kubaha ikaze kuri mwe mudahwema gukurikira channel yacu ya IT Fast on Dollar ibagezaho ubumenyi ku ikoranabuhanga, aho uzajya ubona amakuru ajyanye yose n'ikoranabuhanga n'ibindi byose wakwifuza, watwandikira muri comment ukatubwira tukagushyiriraho ibijyanye n'igitekerezo cyawe. Uyu munsi wa none rero ngarutse nje kubereka ibintu abenshi bibaza uko bikorwa nuko bikorwa muri telefone yawe igihe byagiyemo mu buryo bitakugoye bitagusabye no kujya ku mutekinisiye. Hari abantu benshi cyane bibaza ngo ese biriya bita call forward, kuba umuntu yaguhamagara telefone yawe ikaba yakitabwa n'undi muntu cyangwa barabihuje, yenda akenshi bikorwa ari amahitamo y'umuntu n'undi cyangwa bigakorwa atabizi bitewe n'ibyo ashaka kumenya ugera kuri telefone. Ariko uyu munsi wa none nje kukumara amatsiko nkwereka uko ushobora kubishyira muri telefone yawe igihe ubyifuza, cyangwa no mu gihe ushobora kubikuramo mu gihe wumva utabikeneye. Bikorwa gute rero? Uzaza muri telefone y'umuntu ushaka ko niba azajya bamuhamagara nawe uzajya ubona ko imuhamagaye nawe kuri telefone yawe. Uzayijyaho winjiremo ukande ino kode iri aha ngaha. Icyo gihe aha ngaha uzaza wandikemo ya nimero nawe uzajya ukoresha kugira ngo wakire ya call. Yenda tuvuge, reka dukoreshe nka nimero isanzwe. Ni ukuvuga ngo mu gihe ibi nzaba mbikoreye kuri telefone y'undi muntu, iyi nimero ari iyanjye, mu gihe bamuhamagaye nanjye icyo gihe nzajya mpita mbona call yiwe, mbe nanayitaba, mbe navugana n'umuntu we, bitewe yenda n'icyo nshaka ko tuvugana cyangwa bitewe n'icyo nshaka kumva yaganiraga n'undi muntu. Ariko icyitonderwa, birasaba kubikora wabiherewe uburenganzira na nyiri telefone. Icyo gihe nibamuhamagara washyizemo ino kode ibanza akanyenyeri 6 7 nimero izajya yakira iyo call yindi atari y'iyo simukadi, icyo gihe umuntu wese uzajya uhamagara uzajya uhita ubona call yiwe bitagoye. Mu gihe uzaba wifuza kubikuramo nta kindi uzakora, uzakanda urwego. Icyo gihe uzaba ugeze kuri process yo kuba wabikuramo. Uzakanda urwego 6 7 urwego. Icyo gihe iyo code izagufasha kubigira deactive mu gihe ukeneye kubikuramo. Mu gihe rero uzaba ushaka kureba ko nta muntu ukumviriza kuri telefone yawe, nta muntu wigeze ubishyira muri telefone yawe, uzacekinga ukoresheje kode ikurikira. Uzakoresha 6 7 urwego, wemeze kuri simukadi ushaka kureba ko hari uwaba uyumviriza. Icyo gihe uzayikandaho utegereze gatoya. Urabona ko nonaha sisiteme ntabwo iriho, ariko nibwo buryo ki ucekingamo niba nta nimero yaba ikumviriza kuri telefone yawe mu gihe uri kuvugana n'umuntu kandi utarabimuhereye uburenganzira. Icyo gihe rero uzabikoresha nko mu gihe ukeka ko hari umuntu waba wumviriza call yawe kandi atari we wabimuhereye uburenganzira. Icyo gihe bizagufasha kuzigira deactive, ubwo kubikuramo n'ubundi. Igihe uzasanga hari iriho uzakanda urwego 6 7 urwego wemeze. Icyo gihe uzaba uyikuyemo. Uzaba ukumviriza wese icyo gihe bizaba bihagaze, nta muntu uzongera kumva ibyo uvugira kuri telefone yawe utabimuhaye uburenganzira. Nkomeza mbashimira rero mwe mwakanze subscribe kuri YouTube channel yacu, nshishikariza n'abatarayikora kuyikora, ugashyiramo na comment ukatubwira icyo wifuza twazavugaho ubutaha. Turi hano ku bwanyu ku isoko y'ubumenyi. Mugire ibihe byiza.